maso. Kubera iki turaba maso? Umurongo wa 11. Nuko mujye mugenza mutyo, kuko muzi yuko igihe cyo kugaruka gisohoye rwose. Dore agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Agakiza kacu karatwegereye kuruta igihe twizeye. Imyaka imaze kuba myinshi, ntabwo mwimana twiciyemo ni umwaka w'181 imanza zirimo gucibwa. Ube maso nanjye mbe maso. Pawulo arakomeza akaturarikira ati ijoro rirakuze kurenda gucya, nuko twiyambura imirimo y'umwijima twambaye intwaro z'umucyo. Uyu mwaka uzaba umwaka wo kwiyambura imirimo y'umwijima, ahubwo njye namwe tuzambare intwaro z'umucyo. Ngo bigende bite? Reka uyu mwaka tuzagenda n'ingeso nziza nk'abagendera mu mucyo. Uyu mwaka ibi bintu ugiye gusoma Imana izabiturinde mu izina rya Yesu. Uyu mwaka tuzagenda n'ingeso nziza, tutagira ibiganiro bibi. Imana izaturinda ibiganiro bibi mu izina rya Yesu. Kandi tudasinda, Imana izaturinde kuba abasinzi. Haleluya. Kandi tudasambana, Imana izaturinde kuba abasambanya uburyo bwose, bwaba mu buryo bw'umwuka tugotomeye inyigisho z'ibinyoma, cyangwa se mu buryo bw'umubiri twiyandarika mu buryo butandukanye. Imana izaturinde kuba abasambanyi, ahubwo Imana izaduha ingeso nziza, tudasambana kandi tutagira ishyari. Imana izaturinde ishyari mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka Imana izaduha kuba abagwaneza, abanyeshyari bazatsindwe. Umutima w'ishyari Imana izawutwara, izawutegure yayo. Tutagira ishyari, tudakora iby'isoni bye, kandi Imana izaturinda intonganya, maze ibizabwira muri twebwe biri ku murongo wa 14. Ahubwo mwambara umwami Yesu Kristo, kandi ntimurwaye imibiri yanyu ngo ibone uko ikora ibyo yifuza. Imana yacu icyubahiro. Ahubwo mwambare umwami Yesu Kristo. Haleluya. Yesu atubere umwambaro, atubere kositimu, atubere igitenge, atubere ikanzu, atubere ishati, atubere karuvati, atubere inkweto. Yesu atubere ingofero, atubere uburinzi. Sempre por